Muri video y'uyu munsi tugiye kureberamo ukuntu wakoresha internet y'ubuntu kuri telefone yawe, waba ukoresha Airtel cyangwa MTN. Nk'uwaha ikaze, niba uri mushya ubanza kandi subscribe. Ino video tugiye gutangira na step by step, tugerageze ino application tureko ko irakora cyangwa ntabwo ikora. Musaba kureba video yose kugeza irangiye, kandi ikibazo cyose uzagira kuri ino app uzambwire muri comment. Niyo mpamvu mba ndano kugira ngo tubane ndetse n'abakemura ibibazo bimwe na bimwe. Nandi tugiye kujya kuri Play Store mu bisanzwe, ushaka application yitwa ko ngiye kwandikira, ujye muri search wandikemo 4G, angiza usearching. Umara gusearching uzadownloading na application iyi ngiyi ubona hano. Iyi ngiyi yitwa Force Writer Only. Umara kuyifungura uyistare muri telefone yawe. None twebwe twamaze kuyistara muri telefone, tugiye kuyifungura none tugire open. Niba namaze kuyishyira muri telefone yawe, kanda open tujyane intambwe ku yindi. Uzaza kandi next, gutya next, angiza ukandi kano kantu kandi get state, urangiza kandi accept, angiza kandi allow. Uzahita uhingukira ahangaha. Rero numara kugera ahangaha no kuvuga ngo bizaterwa na Android telefone yawe ikoresha. Rero telefone yawe ikoresha Android, abona hano hari Android ya 11, hano Android ya 11 kuzamura. Na telefone yari munsi Android ya 11 uzakanda aha mbere aha. Android yari munsi iri hejuru ya 12 naho uzakanda ahangaha. Vuga ngo telefone yanjye iri hejuru ya 11 nzakanda kano gakurikira method. Wangiza urebe kano kantu guys niba gafunguye, nizere kuri ukabona ndetse mobile radio. Aka kantu niba koko gafunguye, nusanga gafunguye gutya uza hano hejuru kuri tudomo dutatu ahangaha urebe naho niba hafunguye gutya. Usanga ari enabled connection, nta kibazo ko nusanga ari disable connection uzakanda kuryo haza enable connection. Nubirangira nta kindi uzakora ni iki ngiki. Tugiye gushyiramo akadege kuri telefone yacu tereke se koko biraza gukora cyangwa no kubeshya. Aha se koko birakora cyangwa barabeshya. Ngiye mbagezaho ibintu byiza kandi bisobanutse. Niba mbona nimo ikibazo ntago nabaha iyi video. Tugiye kubishyiramo none akadege muri telefone yacu maze turebe. Hano ko tumaze gushyiramo akadege muri telefone yacu, none reka dusohokemo ahandi dukoreshe none turebe ko biraza kwemera. Se koko biraza gukunda ibyo baba batubeshya. Guys, reka tugeze gato wenda dufungure YouTube maze turebe koko niba ino connection iraza gukora. Niba utarakanda subscribe banza kandi subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi, ko niyo mpamvu tuba turi hano. Tutegerezeho gatoya turabe. Unakungarutse kurana niba koko akantu gafunguye, none turagafunguye. Reka dusubire turebe. Komeze kugorana, aratubeshye. Okay guys, rero ikintu nabonye kuri ino application, ikintu cyonyine cyemera hano hantu nkwereka kantu nkosoye nasanze kugira ngo kano kantu ikora ino internet nta kindi ukora. Urazi kuri kano hantu ubona hano hejuru uze wakande gutya. Umara kwakanda ubona ko wewe ushaka gusanga harimo enable connection. Ngo nigiye washyizemo flight muri telefone yawe, wowe uzayikanda ibe disable data. None hano uzabe utemere gukoresha data ziri kuri sim card yawe. Ahangaha numara kubikora gutya na kantu aberetse hano aka mobile radio power kagafungura, uzaza rwose ukoresha internet ku buntu. Ibi birakora byanyabyo guys, bigerageze kandi nuko nubona bikora ugaruke umbwire muri comment, kandi cyazo kindi cyose uzagira guys uzambwire. Urabona ko connection yacu iri gukora kandi neza cyane. Nizere kuri kubona hejuru na data ziriho. Ndagushimwe twabonye muri video. Niba nacyo bigutwaye kanda subscribe, n'utarakanda subscribe please bikore nonaha.